Ndabaramukije mu izina rya Yesu kandi mbifuriza amahoro y'Imana muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Justin Gatanazi. Reka dusenga Imana hanyuma dukomeze tuganira ku ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kuko wahisemo kuturema mu ishusho yawe kandi ugatanga Isaka ducungura ku musaraba y'Igorogota. Muri uyu mwanya w'ijambo ryawe ndakwinginze kugira ngo Umwuka Wera atuyobore, yaba ari ngiye wigisha ijambo ryawe, yaba ari umuntu uriteze amatwi, kugira ngo tumenye icyo wifuza kutumenyesha no kugira ngo ijambo ryawe riduhindure ku rwego udushakaho. Mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo 63. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Yohana igice cya 6 umurongo 63. Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo abwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Reka dusome Zaburi 104 umurongo 30. Wohereza umwuka wawe bikaremwa, ubutaka ubusubizamo ubugingo bushya. Ijambo tugiye kuganiraho ni ijambo rivuga ko umwuka ari we utanga ubugingo, cyangwa se umwuka ari we utanga ubuzima. Iri jambo ubugingo mu zindi ndimi usanga bavuze yuko ari la vie, cyangwa se bavuga yuko ari life, cyangwa se ari ubuzima. Niko iri jambo ryarimo risobanurwa. Umwuka Wera atanga ubugingo, umwuka Wera atanga ubuzima, cyangwa se umwuka Wera agarura ubuzima bw'Imana muri twebwe. Tugiye kuvuga rero ku bintu bitanu muri uyu mwanya. Ikintu cya mbere tugiye kuvugaho ni uko umwuka w'Imana arema ubuzima bw'Imana muri twebwe. Hanyuma icya kabiri ni uko umugambi w'Imana kwari ukugira ishusho yayo. Hanyuma icya gatatu ni uko umuntu yatakaje ishusho y'Imana. Hanyuma icya kane ni uko Imana yagambiriye kugarura ishusho yayo mu mwana w'umuntu, cyangwa se ubuzima bwayo mu mwana w'umuntu. Hanyuma icya gatanu ni ishusho y'Imana umwuka Wera azana muri twebwe. Ayizana binyuze mu kwakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza, akayizana binyuze mu kuzura umwuka Wera, hanyuma umuntu akera imbuto z'umwuka Wera ndetse akagira impano z'umwuka Wera. Iyo niyo gahunda y'Imana. Aha rero ndagira ngo dutangire tuganire ku ijambo ry'Imana. Aha havuga ngo umwuka w'Imana niwe utanga ubugingo, cyangwa se umwuka w'Imana niwe utanga ubuzima, cyangwa se umwuka w'Imana agarura ubuzima bw'Imana muri twebwe. Aha ngaha ndagira ngo nkwibutse umurimo w'umwuka Wera mu buhanuzi bw'umuhanuzi Ezekiel mu gice cya 37 umurongo wa mbere kugeza hepfo kuri icyo gice cyose. Uhasanga yuko ubuhanuzi buhanura ukuntu Ezekiel atanga ubuhamya ukuntu yari ari mu mwuka. Iyo usomye igice cya mbere cya 37 umurongo wa mbere kugeza kwa 3, hano haravuga ngo kubaho k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, ngo aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzengurukana aho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti, mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Hanyuma ahangaha iyo dusomye kino gice cyose ntago twakirangiza muri uyu mwanya, usanga uyu muhanuzi Ezekiel avuga yuko yari ari mu mwuka. Hanyuma Imana irangije iramusanga ngo imujyana mu kibaya ngo cyari cyuzuyemo amagufwa. Uyu murimo ntago wari gukoreka hatabayeho umwuka Wera. Aya magufwa yari yuzuye mu kibaya. Turibuze kureba ikintu asobanura. Ezekiel gusa ikintu cyabayeho ngo nuko yari mu mwuka. Hanyuma ngo Imana iramubaza ngo mbese ngo aya magufwa ngo yakongera akaba abantu, akongera akabaho? Ezekiel kubera ukuntu yabonaga amagufwa yarumye rwose kandi atataniye mu kibaya, yabonye yuko mu by'ukuri bidashoboka. Abonye yuko mu by'ukuri bidashoboka, aravuga ngo mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Asubiza neza kubera ko yarazi ko Imana ishobora byose. Imana irangije itangira kumukoresha, imuhuza umwuka Wera, irangije iramubwira ngo nahanure. Ezekiel arahanura nk'uko Imana bimutegetse. Hanyuma ngo buri gufa ngo rigenda risanga iryaryo, kandi nta gufa ryayobye. Iry'ukuboko ryagiye aho rigomba kujya, iry'ukuguru ryagiye aho rigomba kujya, igufwa iryaryo ryose rwaba ari n'urubavu ryagiye aho rigomba kujya. Kubera itegeko ry'Imana, kubera ko Ezekiel yari yuzuye umwuka Wera, yarahanuye ngo habaho guhinda, habaho umuyaga. Mu by'ukuri umwuka Wera hari ibimenyetso bimwe byabaye Ezekiel ari guhanura byabaye no ku munsi wa Pentecote. Hanyuma harangije ngo n'imitsi igera igihizaho, arahanura n'imitsi zaho, arahanura n'inyama zijyaho, akajya hano uko umwuka yamutegetse cyangwa se uko umwuka Wera amuyoboye. Hanyuma ngo aba bantu ngo harangije abimirambo. Habaye imirambo, Imana iramubwira ngo nahanure, umuyaga uraza urahuha. Hanyuma ngo ya mirambo isubiramo umwuka, noneho irongera irahagarara, iba abantu birema mu inteko.
ikintu ubuhanuzi bwari busobanuye ubwoko bwa Isiraheli bwari bwaratakaje ibyiringiro, bwari bwarakoze ibyaha, bwarataye Uwiteka, bwaragiye mu bunyage, butakaza ibyiringiro, butandukana n'Uwiteka Imana. Iyo umuntu atandukanye n'Imana nirwo rupfu rwe, arapfa, ubuzima bw'Imana burangira muri we. Iyo umuntu atandukanye n'Imana atakaza n'ibyiringiro. Iyo ibyiringiro rero bitakaye, usigara uri aho ngaho, uri umuntu utagira ibyishimo, uri umuntu utagira umunezero, udafite ubutware bw'Imana, utari kumwe n'Imana. Niba utari kumwe n'Imana ntishobora kugukoresha nyine, ubutware bwayo ntibwagaragara muri wowe, imbaraga zayo ntizagaragara muri wowe, no kwera imbuto ntabwo byashoboka. Ubuzima bw'Imana butari muri wowe, ubaho mu buzima bwihebye. Aho rero mu mwuka ukuntu ubugaragara nk'umuntu umeze nk'amagufwa, ubugaragara nk'aho utakiriho, ubugaragara nk'aho wapfuye, nubwo abantu bakubona ugenda, bakabona uriho, ariko Imana ibikubona ikabona ntabwo ugenda. Iyo usomye ku murongo wa 13 ukageza ku murongo wa 14 wa kino gice, hano Uwiteka aravuga ngo muzamenya yuko ndo Uwiteka, ngo igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu. Imana ibaze kugira ngo ivuge yuko abantu bariho, abantu bari kugenda, yabareba ikabona bari mu bituro. Kubera iki? Batandukanye nayo, nta buzima bw'Imana bukiri muri bo, bataye ibyiringiro. Nusoma neza kino gice cyose uzayibona ko bari barataye ibyiringiro, bari barakoze ibyaha, Imana irabareka, batakaza n'ibyiringiro. Imana ntiyakomeza kuba muri bo, Imana ntiyakomeza kubakoresha. Ahangaha rero Imana yababona ikabona barapfuye, ndetse ikabona bari mu bituro. Bitewe n'iyo mpamvu Imana rero hano iravuga ngo muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu, ngo nkabibakuramo, ngo mwa bwoko bwanjye mwe. Imana ikakuvana mu gituro. Imana ishobora kukuvana mu gituro rwose. Ikibazo ni ukwihagararaho ukabona ko uri muzima, ukabona yuko utari no mu gituro, kandi mu by'ukuri uri mu gituro. 14 haravuga ngo kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Urabona ko hano umwuka w'Imana atanga kubaho, umwuka w'Imana atanga ubuzima, umwuka wera atuma twongera kubaho. Imana yatubona ikabona tubaho. Ariko abantu bashobora kutubona turiho, ariko Imana yatureba ikabona ntabwo turiho, ahubwo ikabona twarapfuye, ikabona turi mu bituro. Ariko umwuka wera ashobora kudusohora mu bituro, umwuka wera ashobora kudusubizamo ibyiringiro, umwuka wera ashobora kutugarura mu mwanya Imana dushakamo, umwuka wera ashobora kongera kudukoresha ibikorwa Imana twifuzaho. Umwuka wera yagarura ibyishimo muri twebwe, umwuka wera yagarura umunezero w'Imana muri twebwe. Ariko habayeho kongera kwiyunga n'Imana, ntihabeho gutandukana n'Imana, ntihabeho kwisuzugura, ahubwo hakabaho kuyumvira. Imana rero ifite gahunda nziza yo kugira ngo igukure mu gituro. Imana ifite gahunda nziza yo kugira ngo itugaruremo ibyiringiro, yo kugira ngo yongere ituzure. Umwuka w'Imana aduhereze kubaho. Twasomye ijambo ry'Imana tugitangira rivuga ngo umwuka atanga ubuzima, naho inyuguti nta kintu imaze, inyuguti irica. Abantu benshi ariye tumenye ibintu by'Imana ugasanga ntabwo biri gukora mu buzima bwacu, ariko ni byiza yuko ibintu by'Imana tuzi bikora mu mibereho yacu. Ntibishobora gukora rero umwuka wera atabikoresheje. Hari igihe ujya kuri internet, hari igihe ujya kuri computer cyangwa se kuri telefone, ukabona hari ibintu bimwe biri desactive, cyangwa se ukabona hari ibintu bimwe bidashobora gukora, bigakora gusa ari uko internet ihari. Mu buzima bwacu, ubuzima bw'Imana bushoboka, hari ibintu byemera ari uko dufite umwuka wera, hari ibintu biba active ari uko dufite umwuka wera. Waba udafite umwuka wera bikaba desactive. Iki ngiki ugomba kukimenya, kubera ko hari ukuntu Imana yo nyiri ubuzima, kandi yo yaremye ubuzima, hari ukuntu yagennye ukuntu ubuzima bugomba kugenda. Rero ni byiza kubaho tutari kure y'Imana, ahubwo ni byiza kubaho twegeranye n'Imana kandi twegereye Imana, kandi ntabwo tugomba kubyitiranya. Hari igihe umuntu aba mu idini agatekereza yuko bisobanuye kuba mu Mana. Hari n'igihe aba mu bintu byitwara ibintu by'Imana, akaba mu bintu byo kuririmba, akaba mu bintu byo gusenga, mu bintu by'ijambo ry'Imana, agatekereza ko byahagije ko ari mu bintu by'Imana, kandi mu by'ukuri ari kure y'Imana. Uzabona ko Imana ibaza Adamu ngo ari hehe yarakiri muri Edeni, ibaza na Eva ngo ari hehe yarakiri muri Edeni, ariko Imana yaje kubashaka ahantu yagomba kubabona, irangije igira gute? Irangije irababura. Rero ntabwo tugomba kwitiranya ibintu byo kuba mu idini no kuba mu bintu by'imihango y'idini cyangwa se n'imigenzo y'idini cyangwa se by'itorero, ngo tubyitiranye no kuba ubuzima bw'Imana buri muri twebwe. Umwuka wera gusa niwe ushobora gutanga ubuzima, niwe ushobora gutanga ubugingo, niwe watuma tubaho mu buzima Imana dushakamo, niwe watuma tubaho dukora ibyo Imana ishaka, kandi akatubesha ahantu Imana ishaka, agatuma tubaho mu mibereho Imana mu by'ukuri yishimira. Reka turebe icya kabiri. Umugambi w'Imana kwari ukugira ishusho yayo. Mu by'ukuri usomye igitabo cy'Itangiriro mu gice cya mbere, ugasoma umurongo wa 26, yenda ugakomeza, uhasanga ukuntu Imana yagamije kurema umuntu mu ishusho yayo. Usomye 26 kugeza ku murongo 28, wasanga hano Imana ivuga iti ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe, agira ishusho yacu ase natwe.
batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo yose n'igikururuka hasi cyose. Umurongo wa 27 uravuga ngo Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimbo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza hano ku isi. Hano Imana iri mu muntu. Muri iyi mirongo iragaragaza ishusho y'Imana. Imana yaremye umuntu agomba kubaho iteka ryose. Imana yaremye umuntu yamuremeye ibintu byose atagomba kubaho ababaye, ahubwo yagombaga kubaho anezerewe. Ikindi, umuntu yagombaga kubaho afite imiterere y'Imana, afite ubutware bw'Imana. Imana yamuremye agomba gutegeka ibintu byose, agomba ndetse no kubyita n'amazina. Biragaragaza kubaho umuntu afite ubutware bw'Imana, ubu bugingo cyangwa se ubuzima bw'Imana muri twebwe, ubu bugingo bw'Imana muri twebwe, cyangwa se ubugingo Bibiliya ivuga umwuka wera atanga, ni ukugarura umuntu ahangaha yavuye akongera akagira ubu butware. Imana yahaye umuntu ubutware butegeka ibintu byose. Imana yaremye umuntu mu ishusho yayo kugira ngo agire karamere yayo, agire ubushobozi bwayo, imbaraga zayo. Nta kintu mu by'ukuri Imana yamuhishe, nta kintu mu by'ukuri Imana yamwimye, uretse ko Imana umuntu ku giti cye yahisemo gutandukana nuko nguko Imana yamuremye. Ariko icyari kumushoboza kugira ngo akomeze kumera gutya nuko yari gukomeza mu by'ukuri kumvira Imana. Reka turebe icya gatatu, ukuntu umuntu yatakaje iyi shusho y'Imana cyangwa se ubu bugingo cyangwa se ubuzima bw'Imana muri we. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya gatatu uhasanga ukuntu Satani yaje kuganiriza umugore. Yaje kuganiriza umugore amwumvisha ko ataremwe mu ishusho y'Imana kandi yari yararemwe mu ishusho y'Imana. Arangije amwumvisha ko kutumvira Imana cyangwa se gusuzugura Imana ari byo bimushoboze kugera ku ishusho y'Imana. Kubera ko usonye umurongo wa 4-5 yaravuze ngo iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza agahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Ahangaho umugore guha umwanya Satani, guha umwanya inzoka no kuganira nayo. Abana b'Imana cyangwa se abarokore ntabwo tugomba kwemerera Satani ngo atuganirize. Satani ntabwo azaza umubona yambaye inyama, yambaye n'amagufwa, yambaye n'amaraso nko kubona umwana w'umuntu. Indutoma ijambo ry'Imana mu gitabo mu Rwanda Pawulo ya Efeso mu gice cya 6 uzasanga ko tutarwana, abo turwana nabo ntabwo bagira inyama n'amaraso. Abadayimoni ntabwo bagira inyama n'amaraso. Ntabwo Satani agira inyama n'amaraso. Ni umwuka. Ashobora kuza mu bitekerezo, ashobora kuza anyuze mu wundi muntu, ashobora kuza turutse ahandi hantu. Satani ashobora kuza mu bitekerezo byawe yarangiza akakuganiriza. Ikintu kibi rero kibaho, intambwe ya mbere yo kugira ngo tuve aho Imana idushaka, tuve mu bushake bw'Imana, tuve mu buntu bw'Imana, dukora icyaha, turekura ubwiza bw'Imana, dutakaza imbaraga z'Imana muri twe n'ubutware bw'Imana muri twebwe. Icyambere ni ugutega Satani amatwi. Gutega Satani amatwi ukemera ukaganira nayo. Ntabwo Imana yaturemeye gutega Satani amatwi. Ntabwo yaturemeye kugira ngo twumve Satani tugirane nayo ibiganiro, tugirane nayo ibisabane. Tugomba gusabana n'Imana, ntitugomba gusabana na Satani. Iyo wateze Satani amatwi warangiza ukagira exchange, ugahindura exchange y'ibiganiro hagati yawe na Satani, ugahinduranya ibiganiro na Satani mukaganira. Aho ngaho ni intambwe ya mbere yo kuva mu bushake bw'Imana, kuko waretse gusabana n'Imana wagiye gusabana na Satani. Kandi ntabwo wasabana na Satani ngo unasabane n'Imana. Eda urasabana n'Imana cyangwa usabane na Satani. Hano rero umugore ikosa rya mbere yakoze yateze Satani amatwi, yemera kuganira nawe, yemeye kugirana ikiganiro nawe. Ijambo ry'Imana ryatweretse ko mu gice cya 2 no mu gice cya mbere yuko uyu mugore yari yararemwe mu ishusho y'Imana, ariko Satani amwumvisha ukuntu atari mu ishusho y'Imana, ahubwo amutera gushaka icyo afite, amutera gushaka icyo afite Imana yamuhaye. Satani we nta kindi kintu yashakaga kwari ukugira ngo binyuze mu kutumvira Imana uyu muntu atakaze icyo Imana yamuhaye, atakaze ishusho y'Imana, atakaze ubuzima bw'Imana. Satani yarazi ko umuntu nakora icyaha azatakaza kuba muri Edeni, kandi gutakaza kuba muri Edeni kwari gutakaza umunezero, kwari gutakaza ibyishimo. Yarazi yuko ishusho y'Imana izabimucitse, izabivuyeho. Yarazi yuko umuntu azinjira mu mubabaro w'urupfu, akinjira mu mubabaro wo kurwara, akinjira mu mubabaro wo gututubikana kugira ngo abone ibyo kurya. Ibyo ngibyo Satani byose ni ibintu yarazi neza kubera kwanga umwana w'umuntu. Arangije aganiriza umugore arabyemera. Umugore amaze kubyemera agira irari ryo gushaka gusa n'Imana, kandi mu by'ukuri yasaga n'Imana. Ariko Satani amwumviza ko adasa n'Imana, ahubwo ko agomba kubishaka,
agasa n'Imana muri ubu ushaka gusa n'Imana ahubwo atakaza gusa n'Imana binyuze mu nzira yo kutumvira Imana. Bene data tugomba kwitonda kubera ko Satani kugeza uyu munsi wa none aracyakoresha uburiganya, ashobora kuriganya abantu badakijijwe, ashobora kuriganya abantu binjiye mu rusengero uwo munsi bakijijwe uwo munsi, ashobora kuriganya abantu bamaze imyaka myinshi cyane mu rusengero, yariganya abapastori, yariganya abavuga butumwa, ashobora kuriganya abashumba. Nta ku rwego rwari rwose umuntu akiri ku isi, akiri mu mubiri, atari yarangiza uru rugendo, Satani ashobora kumuriganya akamuvana mu bwiza bw'Imana, akamukuraho Imana imushaka, akamutandukanya n'imbaraga z'Imana n'ubushobozi bw'Imana no gukoreshwa n'Imana, yarangiza akagendera muri gahunda ya Satani kugira ngo agende muri gahunda y'Imana. Tugomba kwirinda rero ku ntambwe ya mbere kugira ngo mu bitekerezo byawe, mu buzima bwa buri munsi, uzirinde gusabana na Satani, uzirinde kuganira na Satani, uzirinde kumuhereza umwanya ngo muvugane, ahubwo ujye umucyaha mu izina rya Yesu. Twawe ubutware bwo kwirukana Satani nawe akaduhunga. Niko Bibiliya ivuga. Mwegera Imana nayo izabegera. Mucyahi Satani nayo izagira gute? Nayo izabahunga. Satani azerera nk'intare ashaka kubaconshomera, niko kazakora buri munsi ka buri munsi. Nukuzerera ashaka kuba yaconshomera. Nta rwego ro wageraho wikwirara. Akenshi Satani mu bintu ajya dushuka, ayatwumvisha ko twageze ku rwego rukomeye cyane nk'abakristo, cyane tumaze igihe kinini mu idini cyangwa se mu itorero cyangwa se bitewe n'amazina dufite mu rusengero. Hari Satani atwumvisha ko twageze ku rwego ruho hataturiganya, ahubwo twakatangiye kuriganywa. Aho ngaho noneho Satani akabatangiye kuriganywa. Ariyo mpamvu Paulo yanditse aravuga ngo uhagaze yirinde atagwa. Niba rero mu by'ukuri uhagaze ugomba kwirinda utagwa. Mwene data, mushiki wanjye, Satani ni umuriganya, ugomba kwirinda utagwa. Icyakane ngira ngo tuganireho nuko Imana yagambiriye kugarura iyi shusho cyangwa se ubuzima mu mwana w'umuntu. Ishusho yayo Imana yagambiriye kuyigarura mu mwana w'umuntu cyangwa se mu buzima bwacu. Iyo usomye mu gitabo mu rwandiko rwanditswe na Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 uhasanga ijambo rivuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iyo ukomeje ku murongo wa 13 haravuga ngo abo ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo, ntago babyawe n'ubushake bw'umugore, ahubwo babyawe n'Imana. Imana yahisemo ko twongera kugira ishusho yayo, ko twongera gusa nayo, ko twongera kugira ubuzima bwayo binyuze mu kuvuka bwa kabiri, binyuze mu kubyarwa nayo. Ni ryari umuntu abyarwa n'Imana? Abantu benshi tuzi umuntu abyarwa n'Imana. Hano tumaze gusoma hatweretse ko umuntu abyarwa n'Imana igihe yemeye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iki kintu nacyo abantu bakunda kugikinisha bakagira ngo ni ikintu cyoroshye. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ntabwo ari ibintu bigomba kuba biri ku rurimi. Imana ntabwo ikunda amagambo ari ku rurimi. Imana ikunda icyifuzo giturutse mu mutima w'umwana w'umuntu. Abantu benshi bapfuye kubikora bakina bagira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko umuntu wese wabikoze akina ntabwo byahinduye ubuzima bwe. Nta nubwo yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kigomba kuba ari icyifuzo giturutse mu mutima wawe, ugatumira Yesu mu mutima wawe, ari icyifuzo cy'umutima wawe, ari icyifuzo cy'ibitekerezo byawe, ari icyifuzo cy'ubuzima bwawe. Naho kubikora wikinira, kubikora witambukira, ntabwo Imana ikunda abantu b'indya. Ibyo bintu Imana ibyita uburyarya. Gukora ikintu ku munwa Imana ibyita uburyarya, ntabwo ari ikintu Imana yemera, ntabwo ari ikintu Imana ikunda. Ntabwo Imana ikunda abantu bakora ibintu biri ku munwa bitari ku mitima yabo. Ntabwo rero ibyo biguhindura, nta nubwo ibyo bintu biba. Umuntu wese uzi ko yakiriye Yesu yikinira yitambukira akumva ngo yarabikoze, ntabwo byabaye. Kigomba kuba ari icyifuzo cy'umutima wawe. Icyo gihe rero iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, icyo gihe ubyawe n'Imana. Kandi niba ubyawe n'Imana, ibi bitangira iyo ubyawe n'umubyeyi ugira ubwene gihugu bwe. Ibi ngibi bikugira umuturage, ikintu cya citizenship, citoyenneté. Hanga citizenship yawe iba ari ubwoko bw'Imana. Niba Imana yakubyaye bivuze ko ubwene gihugu bw'Imana ari bwo bwawe. Ubwene gihugu bwawe nubwo mwijuru. Niyo mpamvu twebwe iyo tumaze kubyarwa n'Imana ntabwo tuba turi abantu b'isi nkuko Yesu ajya byica kenshi. Iyo tumaze kubyarwa n'Imana tuba duhindutse abana b'Imana, tuba duhindutse abaturage bo mu ijuru. Urumva bwa bugingo buhoraho buraje, bwa buzima bw'iteka ryose buraje, kubera ko Imana yagize gute? Twabyawe n'imbuto itabora. Niko birivuga. Niba Imana yaratubyaye, iyo ni imbuto itabora. Imana yagize gute? Yatubyaye. Ibi biduhesha ubwene gihugu, biduhesha citizenship, biduhesha citoyenneté yo mu bwami bw'Imana cyangwa se mu gihugu cyo mu ijuru. Kubera iki? Kuko twabyawe n'Imana. Ikindi bingibi bikaduhesha no kugira ya kamere y'Imana muri twebwe, bikaduhesha kugira ibwo butware bw'Imana muri twebwe. Kugira Kristo muri twebwe ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ikintu abantu bakwiye koroshya, si ikintu abantu bakwiye gukinisha. Niba umuntu yarabikoze, niba umuntu yarabikoze bikinisha, agomba kongera kubisubiramo akabikora neza, ari icyifuzo kimuvuye mu mutima, akamenya agaciro kacyo.
hanyuma iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, Yesu arimo asezera ku bigishwa be yarababwiye ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Ahangaha umwuka w'Imana yagombaga kugira impinduka azana mu buzima bw'abigishwa ba Yesu cyangwa se bw'itorero rya mbere. Turabizi ko itorero rya mbere ryavutse ku munsi wa Pentekote, nibwo itorero rya mbere ryavutse ahangaha umwuka wera amaze kumanuka. Hari ubuzima bw'Imana bwari buje mu itorero rya mbere, hari ukubaho kw'Imana kwari kuje mu itorero rya mbere. Iyo urebye abigishwa ba Yesu usanga baragize indi mibereho, usanga barahindutse abandi bantu igihe bari bamaze kuzura umwuka wera. Bibiliya yatubwiye ngo umwuka w'Imana atanga ubuzima, umwuka wera atanga ubugingo. Umwuka wera atagarura ubuzima bw'Imana muri wowe, ukongera ukaba ahantu Imana igushaka, ukongera ugakora iby'Imana igushakaho, ukongera ukaba mu buzima Imana ikwifuzamo, ubuzima bunezerewe, ubuzima bwishimye, bwa buzima waremewe. Ahangaha ndagira ngo tuganire ku kintu cya gatanu kivuga ngo ishusho y'Imana umwuka wera azana mu muntu wamwakiriye, cyangwa se ubuzima bw'Imana, ubugingo bw'Imana, cyangwa se bwa bugingo umwuka wera atanga mu gihe mu by'ukuri wuzuye umwuka wera, cyangwa se mu gihe uhawe imbaraga z'umwuka wera. Icyambere kiba mu buzima bw'umuntu nuko isonye abagalatiya mu rwandiko Paulo yandikiye abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25 haravangwa ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda, imeze bityo nta mategeko abihana. Aba Kristo Yesu babambanye kamere niruba nirari ryabyo, niba tubeshwaho n'umwuka tuye tuyoborwa n'umwuka. Tukira ahangaha bene data ndagira ngo nkumenyeshe yuko uyu munsi wa none abantu barimo bagenda bavanga ibintu. Umuntu arimo arabwira abantu yuko yuzuye umwuka wera kubera ko afite impano runaka, afite impano zo guhanura, afite impano zo kwerekwa, afite impano zo kuvuga mu ndimi, ariko mu by'ukuri ntabwo ikintu cya mbere cyakagombye kugaragara muri twebwe. Niba twuzuye umwuka wera tukaba tuyoborwa n'umwuka wera tukaba tuvutse bwa kabiri, ntabwo ikintu cya mbere cyakagombye kugaragara muri twebwe ari ziriya impano z'ubushobozi, impano z'ubushobozi zo kuvuga ngo wahanuye, ngo weretswe, ngo wasengeye abarwayi ngo bakize n'ibindi bintu byinshi cyane. Ntabwo ari ziriya impano zakagombye kuba izambere mu buzima bwacu, ahubwo icyagombye kuba ikibanze muri twebwe ni kamere y'Imana yaje muri twebwe. Iyi kamere y'Imana ni izimbuto z'umwuka wera. Turabizi yuko umwuka wera ari umwe mu bagize ubutatu bwera, kuko turabizi ko ubutatu bugizwe na data wa twese, umwana n'umwuka wera. Iyo ngiyo ariyo Mana imwe rukumbi itarabyawe, itajya hari abavuga ngo ni Imana itabyara, ariko twebwe Imana irabyara, twebwe Imana yacu irabyara. Niyo ntiyabyawe kuko ntigira inkomoko, ntigira itangiriro, ariko twebwe Imana yacu irabyara kubera ko twebwe Imana iratubyara. Twe turabana b'Imana, twemera ko turabana b'Imana. Abavuga rero ko Imana itabyara abo ntabwo bashobora kuba abana b'Imana, ariko twebwe twemera ko Imana ibyara, twemera ko Imana itubyara mu gihe twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Twe Imana irabyara kubera ko turabana b'Imana. Rero ikintu cya mbere kigomba kuba mu buzima bwacu mu gihe twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, mu gihe tuvutse ubwa kabiri, mu gihe twuzuye umwuka wera, mu gihe turimo tuyoborwa n'umwuka wera akaba ari we utubeshaho, azana ubuzima bw'Imana muri twebwe. Ni ukuvuga ngo umwuka wera niba ari umwe mu bagize ubutatu bwera, izi kamere, izi mbuto z'umwuka wera, nuvuga ngo ni imiterere y'umwuka wera. Niba ari imiterere y'umwuka wera rero ubwo ni imiterere y'Imana, bisobanuye ko ari imiterere y'Imana. Imiterere y'Imana, Imana igira urukundo, Imana igira ibyishimo, Imana igira amahoro, Imana igira kwihangana, Imana igira neza, Imana igira ingeso nziza, Imana irakiranuka, Imana igwa neza. Iyo rero twakiriye umwuka wera muri twebwe, umwuka wera yerera imbuto ze muri twebwe. Twebwe abantu buntu ntabwo twashobora kweriza imbuto z'umwuka wera, ubwo bushobozi mu muntu ntabwo burimo. Ariko iyo twuzuye umwuka wera tukemera kuyoborwa n'umwuka wera, izi mbuto z'umwuka wera zigaragara muri twebwe. Iyo izi mbuto z'umwuka wera zigaragaye muri twebwe rero, imiterere y'ubumana, kamere y'ubumana ihita igaragara muri twebwe. Reka turebe ikindi kintu cya kabiri kiba iyo umuntu avutse ubwa kabiri. Icya mbere twabonye iyo wavutse ubwa kabiri, iyo wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ukuzura umwuka wera kandi ukayoborwa n'umwuka wera, ukemera kuyoborwa n'umwuka wera, twabonye ko ikintu cyihutirwa ntabwo ari uko impano z'Imana, bwa buzima buraje umwuka atanga, bwa bugingo buraje umwuka atanga, umwuka wera yagufashe agushyize mu mwanya Imana igushakamo, muri bwa butwara Imana duhaye bwo gutegeka ibintu byose. Umwuka wera yagufashe agushyira muri uwo mwanya, arimo aragarura ubuzima bw'Imana muri wowe, kwakira
Kristo byagwesheje ku mwana w'Imana, byagwesheje ubwene gihugu bwo mu ijuru, byagwesheje kugira ubuzima bw'iteka ryose. Kubera yuko mu bintu umuntu yatakaje muri Edeni, yatakaje umwanya Imana yari yamushyizemo, yatakaje ubuzima Imana yari yamuhaye, yatakaje kubaho iteka ryose, ahubwo urupfu rurangije rurinjira. Ariko iyo umuntu yakire Kristo mwami n'umukiza, abavuye mu rupfu ageze mu bugingo. Nubwo tukibona abantu bapfa, ariko Yesu yaravuze ngo umwizera ngo nubwo yapfa ngo ntabwo azapfa iteka ryose, azamuzura ku munsi w'imperuka. Muri njye baravuga ngo nzi ko nzumva izina ryanjye nkitaba. Rero iki ni ikintu tukwiriye kumenya ko muri twebwe harimo imbuto itabora, harimo imbuto ihoraho iteka ryose. Iyo dusomye urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto, igice ni cya 12, tugasoma umurongo wa 6 kugeza kwa 10, haravuga ngo hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwaho ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Mu by'ukuri bene data, izi mpano nazo ni impano z'Imana, ntabwo dukwiriye kuzirwanya, kuko ni impano zikorera mu muntu wavutse ubwa kabiri, wakiriye Kristo mwami n'umukiza. Iyo umuntu yakiriye Kristo mwami n'umukiza, twakunze kubivugamo cyane, agira ubwene gihugu bwo mu ijuru, citizenship yo mu ijuru. Bivuze ngo ububaye umwana w'Imana, ububyawe n'Imana. Kubyarwa n'Imana bisobanuye iki? Kubyarwa n'Imana bisobanuye ko wagize ubugingo buhoraho, wabaye umwene gihugu wabaye umuturage wo mu ijuru, biheshejwe no kubyarwa n'Imana. Uko nukubaho iteka ryose nta kongera mu by'ukuri gupfa. Muri kaba haje mu buzima budashobora gupfa. Ari nayo mpamvu Yesu naguhamagara ku munsi w'imperuka, igihe uzaba warasinziriye. Uru rupfu rwo mu mubiri Bibiliya irwita gusinzira, ntabwo mu by'ukuri irwita gupfa. Iyo mu by'ukuri ku isi tugaragaye nkaho dupfuye ndetse bakadushyingura, Bibiliya yo itubona nk'abantu bari mu buriri, nk'abantu baryamye bari buze gukanguka mu gitondo. Niko Imana itubona nk'abantu bari bukanguke mu gitondo, nk'abantu mu by'ukuri basinziriye. Kandi natwe niko dukwiriye kubaho tutari abantu batinya urupfu, dukwiriye kubaho tutari abantu batinya ibintu bitwica. Akenshi no tugiye gukora icyaha tuba turi gutinya gupfa, tuba turi gutinya gupfa, Satani akadukangisha urupfu, urapfa wahagombye ko iteka ryose. Ariko mu by'ukuri twebwe ntabwo dupfa, twebwe abantu bakire Kristo nk'umwami n'umukiza, tukagira ubwene gihugu bwo mu ijuru, citizenship yo mu ijuru, ntabwo turi abantu bapfa. Iyo rero ni ishusho y'Imana, n'ubuzima Umwuka wera agarura muri twe. Ko Bibiliya igaragaza ko Yesu avuga imimaro y'Umwuka wera muri Yohana mu gice cya 14 no mu gice cya 16. Yesu yagaragaje ko mu bintu Umwuka wera azakora, harimo mu by'ukuri no kutwemeza kuba abana b'Imana, harimo no kutwemeza guhinduka, harimo no kutwemeza kwihana, kutwemeza ibyaha, hanyuma kutwemeza ko turi abanyabyaha, ko twaciriweho iteka iby'amateka, hanyuma tugahinduka abana b'Imana. Kuba umukristo ntabwo bishoboka hatabayeho gukora k'Umwuka wera. Umwuka wera arakora kugira ngo tube abakristo. Kuvuka rero uvutse ubwa kabiri, rero icyo gihe Imana ikakubyara, icyambere kiba gikomeye cyane, ubabarirwa ibyaha, ukagira ubuzima bw'iteka ryose, ubugingo buhoraho. Ariko niba Imana yanakubyaye, ugomba gusa nayo. Akenshi dusa n'abantu batubyaye, tugira DNA yabo, tugira ADN yabo y'abantu batubyaye. Akenshi niyo mpamvu tuba dusa nabo, gasanga amano, inzara, amatwi, umunwa, amazuru, turasa n'abantu batubyaye. Ni byiza rero ko iyo DNA, ni byiza ko iyo ADN y'Imana iba iri muri twebwe, mu gihe mu by'ukuri Imana yatubyaye, no mu gihe abantu badupimye, mu gihe abantu batubonamo iyo DNA y'Imana, cyangwa se batubonamo iyo ADN y'Imana, bakabona izo nzara zisa n'iz'Imana, bakabona amaboko n'ay'Imana, bakabona amaso n'ay'Imana, bakabona amatwi n'ay'Imana, bakabona imvugo n'iy'Imana, bakabona imyitwarire n'iy'Imana. Kubera iki? Kubera ko Imana yageze gute? Imana yakubyaye. Ibyo biguhesha kubaho mu buzima bw'Imana. Hanyuma tubonye ko ahandi hantu binyura ndetse no mu kuzura Umwuka wera no kuyoborwa n'Umwuka wera. Tubona ko abigishwa ba Yesu, cyangwa se intumwa za Yesu, zimaze kuzura Umwuka wera, Umwuka wera bahinduye abantu badasanzwe. Yabahinduye abantu bari ku rwego rukomeye, abantu indwara zitabashaga, abantu bageze ku rwego rw'uko n'ibicucu byabo bikiza abarwayi, imyenda yabo, ibitambaro bihanaguza by'imyanda za mushware zikagenda zigakiza abarwayi. N'abantu bagize ubushobozi budasanzwe. Izo myitabo y'ibyakozwe n'intumwa, ubona ko abantu ba Filipo bageze ku rwego rw'uko baguruka, barenga ubushobozi bw'umwana w'umuntu. Ivuga ngo umuntu ngo n'umwana w'umuntu ngo aragendesha amaguru, ngo araguruka ari ukubera ko yagize amabano. Ba Filipo baragurukaga bakabura, bakaboneka ahandi hantu, transport yabo bakaguruka, batagendeye mu modoka, batagendeye mu ndege, bakaguruka kuntu bameze, baragenda bagira ubushobozi mu by'ukuri budasanzwe. Rero twemeye kuzura Umwuka wera, tukayoborwa n'Umwuka wera, duhinduka mu by'ukuri abantu badasanzwe. Kandi ibi ntabwo ari mu mwuka kwa kundi bavuga ngo ni mu cyuka, ngo
ngo ntabwo bigaragara, ni ibintu bigaragarira amaso y'abantu batureba bakabona yuko turi abantu badasanzwe. Muri Antiokia bajya kwita abigishwa ba mbere, abantu abizera ba mbere bajya kubita abakristo, niho iryo zina ryaturutse. Barabarebye babona bari gukora nka Kristo, barabarebye babona bakiriye kamere ya Yesu, babona bari kuvuga nka Yesu, bari gukora nka Yesu, barimo baragenda nka Yesu. Barangije baravuga ngo mu by'ukuri aba bantu ni abakristo, aba bantu ni abakristo. Niho iryo zina ryaturutse. Biratangaje kuba uyu munsi wa none ujya kubona ukabona mu bantu benshi cyane iri turifite nk'izina, ariko ntabwo turifite nk'ibikorwa, ntabwo turifite nk'imiterere, ntabwo turifite nk'ubuzima tubayemo. Mu by'ukuri ibi ngibi ni ikintu cyabaje kandi kidashimishije. Twabonye rero ko binyuze mu kuzura Umwuka Wera dushobora kugira kamere y'ubumana. Twabonye ko Umwuka Wera ni umwe mu bagize ubutatu, numwe mu bagize ubutatu bwera, numwe mu bagize ubutatu bwera. Twabonye ko zira mbuto z'Umwuka Wera twe ntabwo twazera kuko ntabwo turi Umwuka Wera. Umwuka Wera ni ushobora kwerera imbuto ze muri twebwe. Ibyo ngibi bisaba ko tumwemerera akisanzura muri twebwe, kandi akisanzura ahantu hose, akisanzura mu kutuyobora, akisanzura mu kudukoresha, natwe tukamwumvira. Nibwo mu by'ukuri dushobora kwera, nibwo izi mbuto zagaragara muri twebwe ari Umwuka Wera wazereye muri twebwe, kuko twebwe ntabwo turi Umwuka Wera, twiri imbuto z'Umwuka Wera. Ariko twuzuye Umwuka Wera ashobora kwerera imbuto ze muri twebwe, zikanesha kamere yacu, zikanesha ubuzima bwacu, hanyuma iyi miterere y'Imana ikagaragara muri twebwe, iyi shusho y'Imana ikagaragara muri twebwe. Nanone kandi binyuze mu kuzura Umwuka Wera tubonye ko izi mpano z'Umwuka Wera ubundi zisobanura ubushobozi bw'Imana muri twebwe. Sobanura ubushobozi bw'Imana. Tuvuge nk'urugero, niba ari ijambo ry'ubwenge nkuko tumaze kubisoma. Niba ari ijambo ry'ubwenge, ni Imana iduha ku bwenge bwayo nyine. Imana iduha ku bwenge bwayo. Niba ari ijambo ryo kumenya, Imana iduha ku bumenyi bwayo. Ubwo bumenyi bw'Imana nyine tukabugira, tukamenya, tukagira ubumenyi burenze, ubw'umwana w'umuntu, ku buryo dushobora kumenya n'ibintu biri kubera ahantu tutari, kandi tutabibwiye na radio, tutabibwiye na televiziyo n'ikindi kintu cyari cyo cyose, ahubwo tukamenya ibintu byabereye ahantu, tukamenya ibintu biri kubera ahantu, tukamenya ibintu bizabera ahantu binyuze muri iyo jambo ryo kumenya. Kubera ko Imana duhaye kuki, yaduhaye kumenye bwayo. Burya n'imbuto z'Umwuka Wera n'ubushobozi bw'Imana iduhaho. Tuvuge nuko kwizera, binyuze mu kwizera hashobora gukoreka ibintu byinshi cyane. Gukiza indwara nabwo n'ubushobozi Imana iduha, mu gihe twuzuye Umwuka Wera. Imana yabishaka ikaduhereza izi mpano, ikaduhereza ubushobozi, kubera ko impano nta muntu yibura, ikaduhereza ubushobozi bwo gukiza indwara, gukora ibitangaza, guhanura, tukavuga ibintu tubwiwe n'Imana, tukavuga ibintu byabaye tudahari, nta muntu wabitubwiye, tukavuga ibintu biri kuba nta muntu bitubwiye, tukavuga ibintu bizaba. Kubera ko guhanura ntabwo ari ukuvuga gusa, hano iri jambo guhanura ntabwo ari ukuvuga gusa ibintu bizaba, ahubwo mu buhanuzi tubona ko ushobora kumenya ibintu byabaye kuri sogokuru wawe, kuri sogokuruza wawe, ibintu byabaye mu muryango wawe. Tuvuge urwo ni nk'urugero utari wabaho, ariko ibyo bintu Imana ikazi kabiguhishurira ukabimenya. Ibintu biri kuba ubu ngubu biri kubera ahantu runaka, ukaba ushobora kubimenya, binyuze mu buhanuzi. Ibintu bizaba nuko byifashe ushobora kubimenya. Ibi rero byose ni ubushobozi Imana itanga, ntabwo ari ubushobozi mu by'ukuri agari ubushobozi ku giti cyawe biri mu mbaraga mu by'ukuri za kimuntu. Kurobanura imyuka kugira ngo umenye ngo uyu mwuka ukoze ibi bintu ni umwuka w'Imana, si umwuka w'Imana ukoze ibi bintu. Ibyo byose ni ibintu kuvuga indimi nyinshi kugira ngo ubashe kuvuga ururimi kandi rubaho, rwumvikana, utararwize. Abantu turabizi ukuntu indimi zirushya. Niba hari ibintu birushya no kwiga indimi, kwiga indimi bitwara igihe kirekire, ariko ibaze kugira ngo wuzure Umwuka Wera ubashobora kuvuga mu rurimi rushya, ururimi utigeze wiga, ururimi utavukiyemo, utazi. Umwuka Wera muri wowe kagukoresha ukaruvuga, gusobanura indimi ku buryo wumva ururimi rw'umwuka, rwa rurimi rwavuzwe rutanzwe n'Umwuka Wera ukarwumva, ukaba ndetse warusobanura. Kwiga indimi ni ikintu kirushya, gusobanura indimi ni ikintu kirushya, ariko ibi ngibi Umwuka Wera akaza wajya kubona akabihinduye. Ku munsi wa Pentekote abantu baravuze turimo turumva indimi z'iwacu, turimo turumva Icyarabu, turimo turumva ururimi rw'iwacu, abantu barimo baravuga ibitangaza by'Imana, ariko tukabyumva mu ndimi z'iwacu. Ibi rero n'ubushobozi bw'Imana buba bwaje gukorera muri wowe. Munyemerere bene data, burya mu mugambi wo gukizwa n'ikintu nacyo cyari kirimo ku isi, niyo mpamvu tudakizwa ngo ihite tujyana, ahubwo turakizwa kugira ngo tuhagarare Imana ku isi, ariko mu by'ukuri tunayerekane, tuyigaragaze mu bantu, abantu bakire Yesu, abantu bihane, abantu bahindukirire. Murakoze rero, Imana bahereze umugisha. Mureke dusenge kugira ngo ubuzima bw'Imana we muri twebwe. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turaguhimbaje kuko turi imirimo amaboko yawe, turaguhimbaje kuko waturemye, turaguhimbaje kuko wadukunze, ukaducunguza amaraso ya Yesu. Mana, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turasenze muri uyu mwanya kugira ngo abatarakira Kristo bahe kwakira Kristo, kandi nabo bikoze bikinira bahe kubikora bari seheye, bahe kubikora nk'icyifuzo kivuye mu mitima yabo. Umwuka Wera ahindura ubuzima bwabo umere nk'uko ushaka, kandi natwe turakwemereye muri uyu mwanya kugira ngo ukorere muri twebwe mu butware, ukorere muri twebwe mu bushobozi, ukorere muri twebwe kugira tubashe kwera imbuto
umwuka wera, ubuzima bw'Imana buri muri twebwe tubuhawe n'umwuka wera. Urakoze Mana, turagushimye, komeza utuneze dufashe mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu, amen.